gufata urugendo ateguye ntashidikanya narubanye mu byinshi cyane bitazava ku mutima ariko icyanutse ni muri Imana yabaye aho nari nagendereye nasanze umwana utagira ubwasa usaba yuko twicarana maze yicara ibumoso bwanjye nibwo nagiye kumubaza byinshi kuko numvaga mwikundiye twaraganiriye bishyikira azambwira n'akazina ke kubera aho twari turi twari twarazindukiye twembi njye natekereza ko ari iwabo nawe atekereza ko ari iwacu maze nsezeye ngira ngo ntahe mbona wa mwana avuye mu kantu maze aramerekeza amaze neza asezeranya ko azasura singiye kubeshya kizira twatandukanye ntabishaka namusezeyeho mfite agahinda numvaga twakwihanganira ndazirikana n'ibyo yambwiye muzajye mukundana wamunge we maze nibuka imvugo ye nziza inseko yizira imbereka ariko Imana ntibishaka n'ubundi niyo yaduje izamanagura amarira yose tuzongere tubonane uwo munsi nzashira agahinda nibwo nzabonana n'umukunzi we Esiteri mwana washakuje Imana niyo igena byose Esiteri mwana washakuje Imana niyo igena byose ariko yemereze ijambo rimwe dore Imana tuzabonana